Ubuntu n'amahoro bituruka ku mwami Yesu bikubeho uyu munsi wowe n'ibyawe ndetse n'abawe bose. Uyu ni wa mwanya w'ijambo ry'Imana mutegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost nk'uko mubimenyereye, muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Reka dusenge. Data wera, mu izina rya Yesu turagushimye kandi turaguhimbaje kubw'ijambo ryawe ry'ukuri. Turasenga mwami Imana ngo ohereze mwuka wawe wera kugira ngo twigishe, afungura amatwi yacu kugira ngo twumve, afungura ibitekerezo byacu kugira ngo bisobanukirwe, afungura imitima yacu kugira ngo ifate umutwe ibyo twigishwa nawe. Turagusaba imbaraga kugira ngo ibyo twigishwa nawe ntitubyumve gusa, ahubwo tubishyire mu bikorwa, kuko mwami Imana iyo dukomeje amabwiriza yawe nk'uko ijambo ryawe ritubwira, mwami Imana udukiza imitima n'ubwenge ndetse n'imibiri yacu. Ngo rero nk'uko ijambo ryawe ritubwira ngo oherezaga ijambo ryawe ugakiza abantu indwara, ngo ohereze kubwira ijambo ryawe turasenze ngo ukize indwara z'imitima yacu, ukize indwara z'imitekerereze yacu, kandi mu izina rya Yesu KRISTO unakize indwara z'imibiri yacu. Ni mu izina rya Yesu sinze twizera, urakoze Data wera, amen. Turi gusoma cya gitabo cya kabiri cyitwa kuza ku bwami bw'Imana. Iki ni icyiciro cy'126. Turacyari kwiga ku butumwa bwiza bwa Yesu KRISTO. Uyu munsi turaza kwiga ku ntego ivuga ngo niba ushaka amahoro tegura intambara, urwanya kamere yawe. Turasoma muri Yesaya 52:7, haravuga ngo erega ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku misozi, akamamaza iby'amahoro, akaza n'iby'inkuru nziza byiza, akamamaza iby'agakiza, akabwira Isiyoni ati Imana yawe iri ku ngoma. Turongera dusome no muri Yesaya 9:5 kugeza ku 6, haravuga ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Ibyo biri muri Yesaya 9:5 kugeza ku 6. Niba ushaka amahoro tegura intambara, urwanya kamere yawe. Imana ishimwe. Isi ifuza cyane amahoro, irashaka uburyo bwo guhagarika amakimbirane no kuzana iterambere n'uburinganire mu kubayituye bose. Amafaranga yashowe mu mahoro, abantu nabo bashyizemo imbaraga zabo ngo ahari barebe uko bazana amahoro mu isi. Yewe nawe ndibwira kubizi, isi ikomeza kongerwa buri nshuro, kandi ibyo bigatuma isi ikomeza kongera amafaranga itakaza mu kuzana amahoro, nyamara twisanga turushaho kuba kure y'amahoro uko ibihe biha ibindi. None se ni gute dukomeza kunanirwa kandi twese tuvuga ko amahoro ariyo duharanira? Amahoro ntabwo azigera ashoboka igihe cyose hakiri abantu bishyira hejuru. Igihungabanya amahoro mu isi cya mbere ntabwo ari intwaro n'intambara no kudahuza, ahubwo kudaca bugufi niwo muzi w'intambara aho ziva zose zikagera. Imana ishimwe. Urebe iri jambo hano biravuga muri Matayo 5:5 avuga ngo hahirwa abagwa neza kuko ari bo bazahabwa isi. Iyo urisomye umurongo, ikintu cya mbere ubonamo ni uko ikintu gituma abantu baragwa isi mbere na mbere ntago ari urugomo rwabo, ntago ari imbaraga zabo nyinshi, ntago ari intambara nyinshi bagomba kurwana, ahubwo igituma abantu baragwa isi cyangwa igituma abantu bazaragwa isi, uko Imana yavuze ngo umuntu w'umugwaneza wese uwo nguwo niwe nzaraga isi, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko abandi bo bashaka kwifatisha imbaraga, bashaka kwifatisha intambara, bashaka kubona ibyo bashaka byose ku mbaraga no ku neza. Aha rero niho ijambo ry'Imana ritubwiye ngo abagwaneza nibo bazahabwa isi. Iyo wibwira ko uruta abandi, iyo wibwira ko uhora uri mukuri, ndetse ukanibwira ko imigenzereze yawe ariyo abandi bagomba kugenderaho, cyangwa ugashyira inyungu zawe imbere y'iz'abandi, ntugashakira ahandi umuzi n'inkomoko y'intonganya, burya ni wowe nkomoko yabyo. Mu Bafilipi 2:2 kugeza ku 4, ijambo ry'Imana tubura ngo musohoreshe umunezero wanjye guhuriza imitima mu rukundo, mwibwira kumwe, muhuje imitima, ntimukagire icyo mukora kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi imitima yanyu, umuntu wese yibwire ko mugenzi wa muruta, umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Abafilipi 2:2 kugeza ku 4.
ubutumwa bwiza buzana amahoro ntabwo butwigisha kurwanya bagenzi bacu twibwira ko baduhemukira, ahubwo butwigisha kwicisha bugufi no gutekereza ko bagenzi bacu baturuta. Ngibwo ubutumwa bwiza bw'amahoro Yesu yazanye. Ntutekereze ngo ni ibindi, kuko yaravuze ngo nimutekereze ko nazanye amahoro bo nazanye inkota. Ariko yavuga ngo ngiye mbahaye amahoro atari nk'ay'abisi batanga. Amahoro atari nk'ay'abisi batanga ni amahoro azanwa no kumenya guca bugufi, amahoro amenya kubanza kwibwira yuko mugenzi wakuruta, amahoro atuma ushaka inyungu zawe ariko n'iz'abandi utazibagiwe. Ayo niyo mahoro nyakuri. Ayandi bantu bashakira ahandi bashakisha igitugu, burya aya ntago ari amahoro, ariya ni amahoro y'amatuburano. Imana ituye neza cyane. Muri Luka ibice 22:23 bavuga ngo ariko mwebweho ntimukabe mutyo. Bari kuvuga nka ba bandi bishyira hejuru, ahubwo ukomeye muri mwe abe uworoheje, n'utwara abe nk'uhereza. Muri Matayo 23:10-12 aravuga ngo kandi ntimuzitwe abakuru, kuko umukuru wanyu ari umwe, ari Kristo. Ahubwo uruta abandi muri mwe ajya aba umugaragu wanyu. Uzikira hejuru azacishwa bugufi, ariko uzicisha bugufi azashyirwa hejuru. Ni ukuvuga ngo umuntu ushaka kugira icyo ageraho, niba ari umuntu ushaka amahoro muri iyi si, Imana nishimwe cyane. Niba ari umuntu ushaka amahoro muri iyi si, niba ushaka amahoro mu rugo rwawe, niba ushaka amahoro mu kazi kawe, Imana nishimwe cyane. Niba ushaka amahoro muri korari yawe, niba ushaka amahoro muri quartier yawe, mbere na mbere ikintu ugomba kubanza kwiga, Imana ishimwe cyane, ni ukubanza kwiga kuba umugaragu w'abandi bose. Igihe rero utagishaka kuba umugaragu, igihe ushaka gukorera abandi, ntutekereze ko amahoro azaba. Oya, ntabwo bizashoboka. Ayo mahoro ntabwo uzayageraho rwose. Imana ishimwe. Icyo ni cyo ubutumwa bwiza butwigisha. Icyo ni cyo ubutumwa bwiza butwigisha. Bimwe byo gusigana burya ntabwo ari ubutumwa bwiza. Gusigana ntabwo bituruka ku Mana, bituruka ku mubi. Imana nishimwe cyane. Uko nuko ubutumwa bwiza bw'amahoro buvuga. Ntabwo ubutumwa bwiza butwigisha kurwanira uburenganzira bwacu, ntabwo butwigisha guharanira inyungu zacu tutitaye kuza bagenzi bacu, ahubwo ubutumwa bwiza butwigisha guharanira uburenganzira bwa bagenzi bacu mbere y'ubwacu. Rimwe na rimwe bunatwigisha ahubwo guhara uburenganzira bwacu ku bwa bagenzi bacu. Izo nizo ntambara z'amahoro. Uko niko ukwiye kurwana intambara y'amahoro. Nk'uko Yesu nawe yabigenjeje, yafashe umubiri we awugira igitambo, awujyana n'igihano cy'amahoro, kugira ngo twebwe tubashe kubona uburenganzira bwo guhagarara imbere y'Imana. Mu yandi magambo, Yesu ubwe yibujije uburenganzira bwo guhagarara imbere y'Imana kugira ngo twe duhagarare. Mbese ntubyubwo yari ku musaraba maze akavuga ngo data niki kikundekesheje. Haleluya. Ni ukuvuga ngo cya gihe yahindutse ikivume imbere y'Imana kugira ngo ukundwe imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo cya gihe ijambo ry'Imana ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Nawe igihe kirageze uku nguku kugira ngo niba uri umwana w'Imana, igihano gihesha abandi amahoro kikubeho. Niko bikwiye kugenda. Igihano gihesha abandi amahoro kikwiye kukubaho, kuko nicyo kigaragaza abana b'Imana. Nuko bemera kwitangira abandi kugira ngo babeho, nuko bemera kuba incungu y'abandi kugira ngo abandi babeho, nuko bemera kuba igitambo cy'amahoro kugira ngo abandi babeho. Icyo nicyo ubutumwa bwiza butwigisha. Icyo nicyo ubutumwa bwiza butwigisha. Icyo nicyo ubutumwa bwiza butwereka. Nuko amahoro ashoboka, kandi amahoro ashoboka ari uko abantu bize guca bugufi, ari uko abantu bize ku bitambo by'amahoro, ari uko abantu batangiye kumenya gutekereza bagenzi babo ko baruta, mbere yo kubera ko abantu byo kwishyira bakabireka. Ni uko abantu bemera kwirwanya, bakemera guhara uburenganzira bwabo kugira ngo bazuze uburenganzira bw'abandi. Imana nishimwe cyane. Isengesho ry'umuzingo, reka dusenge. Tugiye gusenga twinginga Imana kugira ngo iduhe imitima ica bugufi, imitima ibasha kubagarira amahoro. Data wa twese, Mana igira neza, mu izina rya Yesu turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye ukuri kw'ijambo ryawe, kandi tugushimiye ko ijambo ryawe ritabeshya. Mwuka wera rero, tumaze kuryumva tumenye yuko ikizana amahoro mbere na mbere ari ukumenya guca bugufi no kwemera kuba abagaragu b'abandi. Turasenze mu izina rya Yesu ko Mwuka wera utubashishe kuba abagaragu,
utubashishe kuba abagaragu, utubashishe kuba abantu baca bugufi, bemera kuba abagaragu b'amahoro, bemera kuba ibitambo by'amahoro, nk'uko Yesu yagiye ijambo rikatubwira ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Natwe turasanga uyu munsi twemere kugira ngo ibihano bihesha isi ya none amahoro natwe bitubeho. Urakoze kuri Imana igira neza. Iyi turasenga cyane uyu munsi kugira ngo igihano gihesha ingo zacu amahoro kitubeho. Haleluya. Turasenga kugira ngo igihano gihesha utuzi dukora natwe kitubeho, igihano gihesha abo dukwana amahoro natwe kitubeho. Kandi Mwami Imana twemere kucyakirana umunezero, kuko uko niko tuzana amahoro mu isi, kuko niko tuzana umucyo mu isi, uko niko tugaragarira nk'inyenyeri mu kirere tumurikira Mwami Imana batabona. Urakoze kugira neza, urakoze kuri Imana nyamana, urakoze kuri Imana igira neza. Tubashije kumva rero, turatwinginze ngo Mwami Imana ubwo tumaze kumva uduhe kumenya no gusobanukirwa, ubwo tumaze gusobanukirwa uduhe gushyira mu bikorwa no gukomeza ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu twizeye, urakoze Data wera, amen. Isezerano ry'uyu munsi turisanga muri Yakobo ibice 3:18 havuga ngo kandi imbuto zo gukiranuka zibibwa mu mahoro n'abahesha abandi amahoro. Turenda bisubiramo ngo kandi imbuto zo gukiranuka zibibwa mu mahoro n'abahesha abandi amahoro. Ushobora kudusura ku rubuga rwa Facebook no kuri WhatsApp ndetse no kuri YouTube ugasoma ndetse kandi ukumva ijambo ry'Imana. Buri munsi aba ari icyigisho gishya. Ndakwingira kugira ngo usome kandi unumve ijambo ry'Imana buri munsi bidashidikanywaho. Urabona ukuboko kw'Imana. Sangizaho n'inshuti zawe n'umuryango wawe, abo bose basangije ijambo ry'Imana. Nta wamenye ibigufasha n'abandi byabafasha, kandi ukuboko kw'Imana rukomeze kubana nawe mu izina rya Yesu KRISTO. Munsi rero murasangaho amalink agendanye na Facebook yacu na WhatsApp yacu ndetse na YouTube yacu. Ibyisho nk'uko bisanzwe mubizi mwabiteguwe na Ministry of Unlimited Holy Ghost, uwo mwari kumwe ni Mahoro Dieu d'amour. Imana ibaho umugisha kandi uko kwiza kw'Imana kugumane namwe. Kiruta byose Imana akomeze kubabashisha gukora ibimunezeza mu buzima bwanyu bwose mu izina rya Yesu, amen.